biranga ihungabana n'uburyo byagufasha guhangana naryo. Ihungabana rihangayikisha uwo ryagezeho kimwe n'abamuzengurutse cyangwa se abamugaragiye babana nawe mu buzima bwa buri munsi. Rikaba rifata umuntu nyuma yo guhura n'ibintu bibi cyane ku buryo birenga ubwenge bwe kubyakira no kubyihanganira bikamunanira. Kenshi iri hungabana rikunze gufata umuntu nyuma y'akarengane gakabije, gutotezwa, gukorerwa iyicarubozo, gufatwa ku ngufu, kwicirwa umuryango, kurokoka impanuka idasanzwe n'ibindi. Uburyo abantu bahangana n'ihungabana buratandukanye, kuko no mu buzima busanzwe uko twakira ibintu byatubayeho cyangwa se uko twakira ibintu byabaye cyangwa se byabayeho biratandukanye. Gusa nanone ni ikibazo gikosorwa kigashira, nubwo kuri bamwe cyongera kikagaruka cyane cyane iyo bageze mu mwanya wo kwibuka ibyababayeho. Muri iyi nkuru tugiye kurebera hamwe bimwe mu bimenyetso biranga uwafashwe n'ihungabana cyangwa se ugiye gufatwa n'ihungabana n'uburyo bunyuranye bwamufasha guhangana naryo akongera gutuza. Ibimenyetso by'ihungabana nubwo bitaba bimwe ku bantu bose, ariko muri rusange ibimenyetso n'ibi bikurikira. Ikimenyetso cya mbere gishobora kuranga umuntu ufite ihungabana ni ukwiheba no kwigunga, agahinda n'umujinya bidasanzwe kandi biza vuba. Icya kabiri, kunanirwa gusinzira no kugira icyo ukora. Icya gatatu, gukomeza gutekereza ku byabaye bigatuma usa n'uri kubibona muri ako kanya. Gukomeza gutekereza ku byabaye bigatuma usa n'uri kubibona biba ako kanya. Aho abenshi bamera nk'abari mu nzozi, ndetse agakora ibimenyetso byerekana ko hari ikintu kiri kumubaho. Niba wenda ari nk'impanuka yabaye, ugasanga ari kwipfuka mu mutwe nkaho hari ikintu kigiye kumugwaho. Niba yarafashwe ku ngufu, ugasanga ari gusaza imigeri nk'umuntu uri kwiyama umuntu, gutyo gutyo n'ibindi nk'ibyo. Gusa ku bantu benshi ibi ntibimara igihe, nyamara nanone ku bandi usanga bitinda, ndetse bamwe bagatangira kwiyahuza inzoga n'ibindi biyobyabwenge, bibwira ko ahari aribwo bari butuze. Nyamara iyo bibashizemo barongera bagasubira uko bari bari, cyangwa se bagasubira uko bari bameze bataranywa bya biyobyabwenge, bakongera kwiyumva uko biyumvaga. Ni uko aho gukemura ikibazo ahubwo kikiyongera. Icyakora nanone nubwo bamwe bagaragaza ibimenyetso byoroshye, ndetse ugasanga kubaba hafi no kubaganiriza bikabafasha ku buryo babisohokamo vuba, hari abandi usanga byarafashe indi ntera bagakenera kwitabwaho birenze. Bimwe mu bimenyetso bigaragara cyangwa se biranga abantu bafite ihungabana ryamaze gufata indi ntera bakeneye kwitabwaho birenze ni ibi bikurikira. Icya mbere, kurira cyane kandi kenshi. Icya kabiri, kugaragara nk'umuntu uri kure ukabona ko ufite ubwoba bwinshi ndetse cyane. Kurakara vuba ukarakazwa n'ubusa. Icya kane, kurota inzozi mbi no kudasinzira neza. Icya gatanu, kutegera aho abandi bari ukaba wumva ushaka kuba wenyine. Uretse ibi kandi mbabwiye, hari n'ibindi bimenyetso bimeze nk'indwara zisanzwe. Icya mbere, kuribwa umutwe, kuribwa mu nda, kwituma imatwe cyangwa se imiswi, umunaniro udasanzwe, kubira ibyuya no gutengurwa k'umutima, cyangwa se kumva umutima uri gutera cyane vuba vuba wumva ufite ubwoba. Umuntu ugaragaza ibi bimenyetso aba yagezweho n'ihungabana kandi aba akeneye kwitabwaho. Aha twibutse ko ihungabana ritagera gusa ku wahuye n'ibyabaye cyangwa se n'ibyateye iryo hungabana, ahubwo rishobora no kugera ku wabibwiwe cyangwa se kuri kubwirwa inkuru n'uko yagenze, yagerageza kwishyira muri iyo si byabereyemo nawe akagerwaho n'ihungabana. Urugero, umwana wamenye ko nyina yafashwe ku ngufu cyangwa se umubyeyi we yishwe atemaguwe, ashobora guhungabana nubwo byaba byarabaye adahari. Dore rero uko wahangana n'ihungabana. Hari uburyo bunyuranye bushobora kwifashishwa mu gufasha uwahuye n'ihungabana, ndetse nawe ubwe ashobora kubukoresha akaba yabibonera igisubizo atiriwe yitabaza abandi. Mu gihe wahuye n'ihungabana utakaza icyizere, mbese aho uba wumva kubaho ntacyo bikikumariye, wumva ubuzima bukubihiye ndetse bugushaririye, ukumva uri mu bwigunge, ukumva ushaka kubaho wenyine, ukumva waranze abantu, ukumva nta kwizera ugifite muri wowe, nta n'ikintu na kimwe gishaka kwizera. Gusa abaganga, inshuti zawe n'umuryango nibo ba mbere bazagufasha kwigaruramo icyizere no guhangana n'iryo hungabana. Nyamara mbere y'uko ugendera ku byo bakubwiye, ni wowe ubwawe ugomba kwifatira umwanzuro.
ni byiza ko umwanzuro ureba ubuzima bwawe uwugiramo uruhare cyangwa se ugira uruhare mu ifatwa ry'uwo mwanzuro cyangwa se ryawe. Gerageza uganirize umuntu wizeye kandi uha agaciro ibyakubayeho. Ni byiza ko aba umuntu ushobora kugufasha kumva uruhutse. Aha ngaha ni hahandi uzaganiriza umuntu ikibazo cyawe akakumva, akaguhumuriza, akakuba hafi, mbese akakwereka ko utari wenyine kandi ahari ku bwawe. Ikindi uyu muntu uganiriza ntakwiye kuba wa muntu uguca intege cyangwa ngo akwereke ko ibyawe byoroshye. Aha ndavuga wa muntu ubwira ugasanga arakubwira ati yewe byakubayeho n'ubundi byagombaga kubaho, ibintu nk'ibyo ngibyo ntabwo aba ari sawa. Gerageza ushake umuntu uri kube hafi, akahaba ku bwawe, akaguhumuriza, akakuba hafi, akakurinda kwigunga no kwiheba, akakwereka ko kuba byarakubayeho nta ruhare wabigizemo kandi ugomba gutuza, akakumvisha ko utari mu isi ya wenyine, muri kumwe, akakumvisha uburyo ugomba gusohoka muri iryo hungabana mu gahinda ufite ukongera kwishima, ndetse akanagukomeza, akirinda kukubwira amagambo aguca intege n'ibindi. Ikindi uzirinde cyangwa se ntuzaganyire wa muntu uzahita ukubwira ati nibe nawe ngereka nkubwire ibyanjye, yewe ndumva ibyawe bidakanganye da, n'ibindi nk'ibyo. Kuko bene uwo muntu aho gutuma ukira ahubwo atuma urushaho kuremba, ndetse ukumva nanone utakaje kwizera, kumva n'ubundi ubuzima ntacyo bukikumariye, mbese akakumvisha ko byacitse byarangiye. Bene uwo muntu ntabwo uba ukwiriye kuba wamuganiriza, kuko ntabwo yagufasha gusohoka mu kibazo cyangwa se kuba wava muri iyo si waba urimo watewe n'ihungabana. Aho uzasanga rimwe na rimwe uwahuye n'ihungabana nta muntu n'umwe aba afitiye icyizere, ariko uko ugenda wubaka umubano n'abantu banyuranye bizarushaho kugufasha cyangwa se birushaho kumufasha guhangana n'irungu, bityo bikamufasha kudaheranwa n'ihungabana. Ikindi, shaka inshuti muzahuza mu buzima bwose, mugasangira, mbese mugasangira akabisi n'agahiye. Uko ugenda wongera ubusabane cyangwa se wagura ubucuti nabo, niko bizagufasha kurushaho kumva ko utari wenyine kandi uryohewe n'ubuzima buzaza. Ibi ni byo bizagufasha kumva ko isi yawe yarangiye cyangwa urumuri rwawe rwazimye. Hejuru ya byose rero, niba wowe ubwawe wagerageje cyangwa se waragerageje bikanga, ugakomeza guhura n'ikibazo cy'ihungabana, ni byiza gukurikiza inama ugirwa n'abajyanama babishinzwe cyangwa se bashinzwe gufasha abahuye n'ihungabana kandi baba barabihuguriwe bihagije. Aha ngaha niba ubwawe waragerageje kwikura mu isi y'ihungabana bikanga, gerageza ukurikize za nama z'abajyanama, bizagufasha cyane ko aba bajyanama baba barabihuguriwe ndetse bihagije, babifiteho experience, babifiteho na information zihagije, ku buryo bakuba hafi bakagufasha gusohoka muri iyo si y'ihungabana uba wibereyemo. Dukomeze kwibuka twiyubaka, duharanira ko ibyabaye bitazongera ukundi, kwiteza imbere, twiyubakira u Rwanda twifuza, dufatana urunana, dusenyera umugozi umwe. Ndi umunyarwanda w'isano, duhuze turambe. Njye ndi Atete Pauline, iyi ni Ibendera TV.